Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 tugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu guturuka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho komeje kugenda havugwa inkuru idasanzwe. Ni inkuru itari nziza rero mu matwi y'abakunzi ndetse n'abashyigikira umutwe wa FC23 bikongera kuba insinzi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari amakuru yakomeje kugenda asirikira hirya no hino mu batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakaba bambwiye bati aya namakuru akomeje kugenda akwikwiswa ndetse avugwa na buri umwe ku byaba biri kuba ku mutwe w'abarwanyi ba M23 by'umwihariko kumwe mu barwanyi babo kabuhariwe, umwe mu barwanyi babo kabisa bakomeye cyane, cyangwa se twavuga ko ari n'inkingi ya mwamba y'abarwanyi ba AFC M23. ngira ngo wamaze kuba wamumenya, ariko menya ko uyu mugabo atameze neza cyangwa se ubuzima bwe butifashe neza ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko yagiye no kuvurirwa mu bitaro bikomeye cyane, ashobora kuba yabona ubuvuzi bwose bushoboka. Nta wundi rero wumva tukomeje kugenda tugarukaho n'uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga Elias Ruziramuhwe. uyu mugabo General Makenga cyangwa se General Sultan Makenga biravuga ko arembye ku buryo bukomeye cyane, ndetse ari kwitabwaho mu gihugu cya Uganda mu bitaro bya Murago, aho uyu mugabo ngo afite ibikomere bikomeye cyane, yasigiwe n'ibisasu bya drone ubwo yaraswaga. Kandi ibi ngo bikaba byarabaye ubwo umugabo bita Willy Ngoma nawe yaraswaga, we bikaza kumuviramo ikibazo gikomeye cyane, dore ko uyu Willy Ngoma mu by'ukuri byaje no kumugeza rwose ku gutakaza ubuzima, nk'uko aya makuru arushaho kubidutangariza. Ibitero by'indege za drone berutse kuraswa muri teritwari ya Masisi, bikaba bigaragaza ko ibyo bitero byahitanye Willy Ngoma, umurwanyi kabuhariwe nawe wa AFC M23 wari umaze iminsi kabisa yigaragaza. Ibyo bitero byaje kumuhitana, bivuga ko habayemo n'ubugambanyi bukomeye cyane, ariko nyamara uyu mugabo nawe byavugaga ko ari mu bagombaga guhitanwa n'ibyo bitero. Icyakoza Imana yakinze akaboko abasha kurusimbuka cyangwa se abasha kuharenga, ariko bikavuga ko uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga yari ari kumwe nawe kuko yari yagaragaye muri ibyo bice. Mu itangazo ryasohowe n'abarwanyi ba M23 ntabwo bigeze bavuga ko hari undi muyobozi wa AFC M23 waba waragizweho ingaruka n'ibyo bitero, ariko biravuga ko bita General Sultan Emmanuel Makenga yaba mu by'ukuri amerewe nabi, aho uyu mugabo byabaye ngombwa ko yerekezwa mu gihugu cya Uganda. Inkuru zatangiye guhwikwiswa ko ugomba kumusimbura nawe yatangiye guhamagazwa. Uyu nta wundi ngo ugomba kuba yamusimbura cyangwa se yakongera gufata inkoni y'ubutware bwa AFC M23 nk'uko byifuzwa na benshi mu bagize uyu mutwe, usibye umurwanyi kabuhariwe nawe muri izi nyeshyamba za AFC M23 ariwe Rurankunda. Ndetse amakuru yatangiye gucicikana avuga yuko uyu Rurankunda yaba agiye kugaruka mu barwanyi ba AFC M23 akongera kuba yabayobora, nyuma yuko wari uyoboye uru rugamba rwa AFC M23 ariwe mu by'ukuri General Sultan Emmanuel Makenga bitari kumugendekera neza. Rurankunda rero niwe byitezwe ko ashobora guhita afata uyu mwanya w'ubuyobozi, mu gihe benshi batekerezaga yuko ngo uyu muntu washobora gufata umwanya w'ubuyobozi nta wundi ari umurwanyi kabuhariwe nawe bahanganye. Kugeza kuri ubu ngubu bamaze iminsi bahanganye kabisa, ngira ngo mwagiye mubibona cyangwa se mwagiye mubyumva, twagiye tunabigarukaho tunabibatangariza. Uwo bita Budu Wingaruye, uyu mugabo umaze iminsi ahanganye ku buryo budasanzwe na General Sultan Makenga, bikanavugwa ko mu bitero byagombaga kumuhitana we na Willy Ngoma mu Rubaya, bivugwa ko ngo ashobora kuba harimo n'ubugambanyi bwabayeho, ndetse bishaka no kugeza ku witwa Willy Ngoma, ndetse Prito bishaka kugera kuri uyu General Buduwi, ndetse bikagera no kuri Colonel Nanga, dore ko nawe yahise azamura ngo umwe mu nshuti ze za hafi bita Willy Prito bita Vicky Ntumba. Uyu mugabo ngo Vicky Ntumba yazamuwe kugira ngo azasimbure mu by'ukuri ku nshingano cyangwa se ku bubasha
Colonel Nanga, hanyuma Colonel Nanga plutôt azasimbure Colonel Bertrand Bisimwa, hanyuma Colonel Nanga ahita umuyobozi w'ikirenga wa AFC 23 abe nka perezida n'ubundi w'ibice bafashe, ndetse hahite biba ngombwa ko Bertrand Bisimwa azamuka ajye mu buyobozi bwa Colonel Nanga, hanyuma Vicky Numba ahite agirwa mu by'ukuri ahite agirwa umuyobozi aho Bertrand Bisimwa yarari, ndetse General Buduyi ahite asimbura General Sultan Emmanuel Makenga, ubundi bahite bashyiraho Kivu yigenga, ngo ndetse bibaye amahire cyangwa se bibaye byiza ibyo byakorwa bamaze kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, bigahita biba ngombwa ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhita buyoborwa cyangwa se buhita bufatwa n'aba basore. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemeje urupfu rw'uwari umuvugizi wa gisirikare wabo Lieutenant Colonel W'Ingoma, aho bavuze ko yishwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa Gashyantare, ubwo ni ukuvuga mu kwezi kwa kabiri, mu ntambara yabibasiriye. Bashinja ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubigiramo uruhare. Icyakoza kugeza kuri ubu ngubu amakuru aturuka ku ruhande rw'izi nyeshyamba aravuga ko umugabo bita General Sultan Makenga nawe ibyo bisasu byamukomerekeje, ariko we aza kubasha kubirokoka, mu by'ukuri aza kubasha kubirokoka, akomeza rwari ibikomere avurirwa mu bitaro bigiye bitandukanye hano mu bice bagiye bagenzura, ariko ntabwo mu by'ukuri yerekeza mu bitaro, ahubwo abaganga baraza bakamuvura, mu by'ukuri bakamuvura rwose bakamwitaho. Rero ukuntu situation imeze cyangwa se ukuntu ibintu bimeze kugeza kuri ubu ngubu, amakuru dufite aravuga yuko byaje kwanga uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga ahita yoherezwa mu gihugu cya Uganda kujya kwivuza ibi bikomere yatewe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo habayeho kugaba ibitero byahitanye Lieutenant Colonel W'Ingoma w'abarwanyi bafite 23, byemejwe ku itariki ya mbere ko mu by'ukuri yaba ubuzima bwe butaragenze neza cyangwa se nyine yaraburi ubuzima muri ibyo bitero. Amakuru atugeraho aravuga ko atagize igikorwa cyangwa se uyu General Sultan Emmanuel Makenga ngo atabonye ubuvuzi bukomeye bishobora no kumuviramo kuba yahasiga ubuzima, agasanga mugenzi we mu by'ukuri watabarutse mbere ye, cyangwa se witabye Imana mbere ye, W'Ingoma. Ubu rero ngo ari kuvurirwa mu bitaro bya Murago, ndetse ngo ababibonye bamwe bavuga ko babonye mu by'ukuri ariho avurirwa. Hari n'abatangiye guhwihisa bavuga bati uyu mugabo ahubwo bishaka kuba byarangiye gusa. Ayo makuru yo ntabwo mu by'ukuri aratohozwa, ariko biravuga ko hari abagiye bamubona hano rwose ngo mu gihugu cya Uganda muri bitaro bya Murago, akaba arimo arakurikiranwa. Kimwe mu makuru yakomeje kwemeza ibi ngibi koko bishobora kuba ari ibintu bya nyabyo, bitewe n'uko uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga afatiye iry'uburyo cyangwa se afite uruhare runini cyane abarwanyi ba FC 23. Hari amakuru yatugezeho avuga yuko ubu ngubu abarwanyi ba FC 23 bahise bahabwa ubufasha n'igihugu cya Uganda, aho hari abasirikare benshi cyane ba Uganda baje berekeza muri teritwari ya Masisi, ndetse no mu mujyi wa Goma by'umwihariko, ariko muri teritwari ya Masisi nk'uko bivugwa, aho bakeka ko hashoboraga kuva icyuho cy'imbaraga zishobora kwerekeza mu bice n'ubundi by'umujyi wa Goma, ukaba wafatwa haramutse habaye kumenya ko haramutse bimenyekanye ko M23 yagize icyuho nk'iki ngiki. Ubu rero icyo ugomba kuba wamenya, Masisi hari kugaragara ingabo za Uganda zoherejwe n'igihugu cya Uganda. Ngira ngo murabizi ko iyi Uganda nayo ni igihugu umunsi ku wundi, ni igihugu kenshi na kenshi igifasha kandi cyakomeje kugaragara mu murongo w'ibihugu bifasha abarwanyi ba AFC 23 umunsi ku wundi. Umugabo rero bita General Sultan Emmanuel Makenga, nuko ubuzima bwe buhagaze mw'abantu mwe, nuko ibye bikomeje kugenda bigenda. General Sultan Emmanuel Makenga aramutse mu by'ukuri avuye muri aba barwanyi, mu by'ukuri bishobora kutabagendekera neza, kubera yuko bigaragara ko General Sultan Emmanuel Makenga ni umugabo wamenyekanye cyangwa se wamaze kugaragaza ubushobozi bwe mu kuyobora izi nyeshyamba, ndetse uramutse urebye igihe cyose abarwanyi ba AFC 23 mu by'ukuri babereyeho cyangwa se barwaniye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 gutyo kugeza ubu ngubu,
ubona byibuze ko ari bwo abarwanyi ba AFC 23 babashije kumara igihe kinini, cyangwa se mu by'ukuri babashije kugerageza guhangana imyaka myinshi. Urebye 2013 baraje baraduraguza ariko biranga, ariko ubu ngubu kuva mu rugamba rwakongera gutangira mu mwaka w'ibihumbi 2020, ubwo ni mu mpera za ryari, mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 tuyinjiramo, mwabonye ko aribwo abarwanyi bose 23 bagaruka bayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga waravuye mu gihugu cya Uganda. Kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se kugeza maginga ya uyu General Sultan Emmanuel Makenga ni umuntu wakomeje kugaragaza ubushobozi, ni umuntu wakomeje kugaragaza mu by'ukuri ko afite imbaraga zikomeye cyane, mu by'ukuri zamugeza cyangwa se zatuma ayobora aba barwanyi kugeza ku gutsinda, ndetse abenshi bavuga ko bishobora kuzagorana kubona umuntu wasimbura uyu nguyu General Sultan Emmanuel Makenga aramutse avuye kuri ubu buyobozi, mu gihe nyine byaba bimugendekeye gutyo. Abarwanyi ba AFC 23 kuri ubu ngubu, kugeza kuri ubu ntabwo bigeze bemeza aya makuru cyangwa se ngo bayahakane, avuga iby'uyu nguyu by'umurwanyi wabo Wiringoma Pluto Sultan Makenga, avuga iby'umurwanyi Sultan Makenga ku byagiye bivugwa ko ari kuvurirwa mu gihugu cya Uganda, ndetse n'ubundi AFC 23 ntabwo ishobora kuba yabivuga. Izo ni intege nke ku rugamba baba bagaragaje. Icyakoze biravuga ko Uganda yabaniye ku buryo budasanzwe abarwanyi ba AFC 23 ndetse babasha kuboherereza izi ngabo, ariko ngo n'ubundi kohereza izi ngabo umugabo bita Sultan Makenga bura ngo ashyigikiwe n'abarimo Muhozi Kainerugaba, ashyigikiwe n'abarimo Museveni ku buryo budasanzwe, kubera ko ntabwo yigeze atambamira inyungu z'igihugu cya Uganda ubwo yari ayoboye cyangwa se ari ku buyobozi bw'uyu mutwe zigomba gukura ku barwanyi bose 23. Bivugwa ko Uganda rwose yagiye ibona umugabane wayo cyangwa se ibyo yagombaga kubona tutazi, ubwo no kuvuga n'ubundi yagombaga kubona yabibonye neza, nta kibazo kigeze kibaho. Kubw'ibyo rero ngo bituma General Sultan Emmanuel Makenga aba umuntu w'umwizerwa ku buryo budasanzwe, hano kuri iki gihugu cya Uganda. Ibituma kugeza uyu munsi amakuru avuga yuko ari nayo mpamvu yahisemo kujya kurwarira ndetse no kujya kwerekeza muri iki gihugu cya Uganda kugira ngo akurikiranwe aho afite n'umutekano rwose. Ubu Uganda rikaba yise yohereza Special Force kugeza kuri ubu ngubu zaje gusigara aho uyu mugabo atari, ndetse bivuga ko aba basirikare ba Uganda boherejwe ntabwo ari ukubohereza gusa byo kuza wenda ngo banahangana na FARDC cyangwa se na Wazalendo. Biravuga ko ntabwo byakozwe gutyo gusa, ahubwo byakozwe mu kugira ngo hataza kubaho icyo twagereranya nka kudeta cyangwa se kuhirika uyu mugabo ku butegetsi mu gihe bikomeje kugenda binugwanurwa, cyangwa se mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwa cyane, bigarukaho cyane, bavuga bati cyangwa se babigarukaho bavuga bati uyu mugabo General Sultan Makenga barashaka kumweguza ku buyobozi, barashaka kumukura ku buyobozi. Uganda iravuga iti niba umuntu arwaye, mu by'ukuri tuzi ko ari ubugambanyi nk'ubwo, ubwo bita General Muhozi ahita yohereza ubufasha. Ibyo rero bikaba byagaragaye muri teritwari ya Masisi, ari nayo mpamvu ari guturuka amakuru ameze gutya, nayo tugiye kuba twagaruka kugira ngo wumve iby'izo ngabo z'igihugu cya Uganda benshi batabashe gusobanukirwa, aho bavuga ko ari ubwiyongere busanzwe bwa AFC 23, ariko ndagira ngo ngire ko diploma militaire uri kumva muri teritwari ya Masisi ni abagande bamaze kuhagera. Nubwiyongere iyi nkuru rero aza kuyisanga kuri actualite.cd ivuga cyangwa se isobanura kwiyongera kw'abarwanyi ba AFC 23, ariko nubwo isobanura ko ari ukwiyongera kw'abarwanyi ba AFC 23 ntabwo bazi neza cyangwa se ntabwo babashije gutahura ngo bamenye ko mu by'ukuri uko kwiyongera kw'abarwanyi ba AFC 23 guhatse byinshi cyangwa se gufite byinshi gusobanuye, kuko gusobanuye mu by'ukuri ko cyangwa se kuragaragaza neza ibijyanye n'uko kurwara kwa General Sultan Emmanuel Makenga ndetse n'imigambi idasanzwe iri gutegurwa twagereranya nk'imigambi mibisha muri aba barwanyi rwose hano mu gihugu cya Uganda, hano mu gihugu cya Uganda kabisa.
reka rero nkubwire uko bimeze ubu ngubu. Ikibazo cy'umutekano ngo gikomeje kuba impungenge muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikaba byatangajwe nyuma y'uko bivuga ko abo mu nyeshyamba za M23 bakomeje kwiyongera ku bwinshi, aho hagaragaye imibare myinshi cyane muri teritwari ya Masisi. Bivuga ko mu by'ukuri abo barwanyi bakomeje kurushaho kwigira imbere bagaragara mu bice bigiye bitandukanye. Biravugwa ko mu by'ukuri nk'uko byagaragajwe n'abahamya, ngo amakamyo menshi yaje atwaye abarwanyi yaje kuhagera ku itariki 7 Mata aturutse aho bita Mushaki Goma, umuhanda usanzwe ukoresha ingendo ukoreshwa n'abarwanyi mutwe twaje intwaro. Ngibyo ibyo nababwiraga rero, mwari mugire ngo wenda ndimo ndababeshya, mwarivuga ngo ti boss urimo ratubeshya, ariko aya ni amakuru rwose aba mu by'ukuri yatojwe, cyangwa se ni amakuru aba akomeje kugenda agaragaza ibiba biri kujya mbere. Murabizi ko hano kabisa mu Budasa, cyangwa se murabizi ko hano niho hantu hambere ushaka gukura amakuru kandi ukabimenya mu ba mbere uko abandi babivuga. Ubu ngubu tuvugana ngo izi modoka zaje zipakiye aba barwanyi bari kwita abarwanyi ba M23 basanzwe, ahubwo ari abo mu gihugu cya Uganda, ngo zageze hano zivuye mu cyerekezo Mushaki Goma. Kugeza ubu ntago ngo wumve ati kugeza ubu intego y'ubu butumwa bwo kwiyongera ntiramenyekana neza. Ari byo nakubwiraga, ni benshi ntago bari gusobanukirwa abasirikare ba 23 bageze aha bahageze mu buhe buryo. Abangaba bahageze mu by'ukuri mu buryo bwo guhuza icyo cya General Sultan Makenga, ndetse no kuba bahari kugira ngo hatagira ikosa iryo ari ryo ryose rishobora kuba mu buyobozi bwa M23 ndetse no kuri front line. Aba rero ntago barasobanukirwa bamwe icyaba cyabazanye, bitewe nuko nawe urimo urabyenda ubyumvira. Gusa abasesenguzi bo mu bice bavuga ko bishoboka ngo izi nyeshyamba zaba zikoherezwa muri turere dutandukanye twa Masisi mu rwego rw'umutekano usanzwe ndetse n'imirwano ihoraho muri ibi bice. Ariko ibyo ngibyo nivyo abantu bagiye bitekereza, gusa nyine ukuri kwa nyako iyo amaze kugera hano kuri Johnny Info wamaze kuba wahagera. Ni iterambere rero rikwiyongerwa, ntago hatangajwe umubare nyirizina w'aba barwanyi ba M23, kuko nabo turabita abarwanyi ba M23 kwanza, kuko bamaze kuba mu by'ukuri bahagera, cyangwa se bamaze kuba bahakandagira. Ubu tuvugana bamaze nabo kuba bajya muri bamwe mu barwanyi ba M23, kandi gishobora kuba cyose n'ubundi barwana mu izina rya M23 nubwo basanzwe ari ingabo za Uganda, ndetse ngira ngo ibyo musanzwe mubizi. Abangaba rero ngo nago benshi bari gusobanukirwa intego yabo ndetse n'icyaba cyabazanye, ariko ngira ngo mwebwe mwamaze kubimenya. Ntago yigeze rero atangazwa umubare nyirizina w'aba barwanyi ba M23 bageze ahangaha baturutse muri cyerekezo Mushaki Goma. Ntago bamenye ngo se ni bangahe, ariko biravuga ko amakamyo menshi kuwa kabiri tariki 7 kabisa hagaragaye, nibwo hatangiye kugaragara aba barwanyi muri ibi bice, nibwo byatangiye kugaragara ko barimo kurushaho kugenda biyongera, cyangwa se bakomeje kugenda bagaragara ahangaha rwose. Ubu kugeza magingo aya cyangwa se kugeza kuri uyu munota bakaba bakiri muri teritwari ya Masisi, akaba ariho bakiri bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye nko gukora amarondo, ndetse ugasanga mu birindiro bakomeje gukora imyitozo igiye itandukanye by'aho baherereye. Ndetse ngo ababibonye bavuze yuko aba barwanyi baryamiye amajanja. Ababibonye rwose babisobanuye neza, baravuga bati ubu ngubu aba barwanyi ba M23 mu bigaragara aho bari baryamiye amajanja, rwose biteguye gukora igishoboka cyose mu gihe hagira impinduka ziba. Kandi koko urumva ko dukurikije inshingano zabazanye ndetse n'impamvu yabazanye kuryamira amajanja, ko nta kintu kigomba kuba cyatuma bitabaho, bitabaho kabisa, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se bigaragazwa. Ubwo rero n'ubita General Sultan Emmanuel Makenga Elias Ruzirampuhwe, umwe mu barwanyi bakomeye cyane ba M23 rero wagizweho ingaruka zikomeye cyane n'ibitero karundura karabutaka, n'ibi bitero nyine bya FARDC yagabye tariki 24 Rubaya. Nibyo bitero bikomeje gukora kuri uyu murwanyi nyuma yo kumusigira ibikomere nk'uko bivugwa, gusiga bimwangije. Gusa ibi ni ibikekwa, mw'abantu mwe birashoboka ko uyu mugabo ashobora no kuba mu by'ukuri wenda arwaye n'izindi ndwara zaba zatumye yerekezayo, ariko biravugwa ko
ndetse biremezwa ko amahirwe menshi icyatumye uyu mugabo yerekeza hano mu gihugu cya Uganda kujya kwivuza ngo ari ibyo bitero byamusigiye ibikomere bidasanzwe ku mubiri we. Nguko uko bimeze rero, ndetse nshimira cyane abantu mwari mukomeje kugenda mudukurikirana, nshimira cyane abantu mwari mukomeje kugenda ubana natwe aho twatangiriye amakuru kuva ku isegonda rya mbere kugeza kuri uyu munota. Mbabwira nti rero mukomeze kugenda mubana namwe, natwe turaza gusura amasaha ari imbere turana n'ibintu bigezweho. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.